cyane cyane ahantu bita bayibayi. Ni abana bagifata kore bakanywa, abana ko babananiye, barabananiye kandi n'abana bakiri batoya guhera urebye harimo 13, 14, 12. Naho ubundi ababyeyi twebwe tufite abana turapfuye, ntabwo turimo tugira ababyeyi, ahubwo nibo babyeyi badutegeka. Mu mudugudu wa Sumbure mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Nyamata akarere ka Bugesera, aba babyeyi bavuga ko abana babo babyuka bagenda bagataha nimugoroba bakirirwa ku gasozi banywa ibiyobyabwenge birimo kore, bikaba bituma bateza umutekano muke. Aba babyeyi bavuga ko abana babo batacyumva, bemeza ko babasuzugura ndetse batagitahira ku gihe, aho bakora ibikorwa bibi, kurwana ndetse bamwe banaretse ishuri. Ibi byose bituma aba babyeyi bavuga ko bahorana impungenge nyinshi kuri ejo hazaza h'aba bana, nk'uko bamwe mu babyeyi babitangarije ATV. Ni abacuruza kora muri uyu mudugudu, kora bakacuruza kora bakica abana b'abantu. N'ubundi abana bo muri iyi minsi dusa nkaho batagifite umuco, ariko noneho nabo bakubitaho akabo bakabahura, bakanga amashuri, bakabazamanya ibobo, bakajya gushaka guterura ibya rubanda bazanira nde wa muntu. Barabikurura n'ibintu bakurura nyine n'ibya bindi bashyira mu nkweto bifata inkweto. Barabinywa cyane uyu mudugudu cyane. Naranabivuze rwose yewe. Uyu musibo w'ejo nabibwiye mudugudu aracyakurura amakuru kugira ngo yumve umuntu ucuruza ibyo bintu bamutange. Kora nimba ajya kugura iyo kora akabamo afite undi uri hariya akareba aho yinjira, kuko njyewe nzabyuka nyagiye mu kazi ngo ngiye gucira abana inshuro, ntabwo nzamenya icyo yakoze. Yenda azagenda afate amene igipangu cy'abandi, igipangu namara kukimena bazaza bavuga ati uyu mwana ni uwa runaka. Nzaba ndi iki nagiye gukoresha iyo shoka, uwo muhoro nagiye kurimbura icyo gishyitsi, umufuka w'inkwi barandagenda bakankubita 2. Ese 2 bizamara iki muri umukuru wa mwana? Avuga ati ngiye nkorera 5,000 byanjye, nkorera 10 byanjye, we yahwanije hehe n'ibyo 2? Marine ziracyahari cyane cyane ahantu bita bayibayi. Ni abana bagifata kore bakanywa. Iyo kore si ivayi, natwe biratuyobera, ujya kubona ko umwana afite kore mu muntu uza mu mupira arimo arayinywa, ntiwamenya ngo bayituruka Nyamata bayituruka he, ntabwo twabimenya, ariko rezo zirahari zigeze ugereranyije zigeze nko kuri 20. N'uganire n'ababyeyi bakubwira abana ko babananiye, barabananiye kandi n'abana bakiri batoya guhera urebye harimo 13, 14, 12. Wa mwana ushobora kugira gute nyina yanavuga nawe ntamwumve, buryo ababyeyi babo nawe bababwiye abana babashingana ijosi. N'umva umwana wawe wangiritse mu mutwe ntabwo umubyeyi yamubwira, nta n'icyo yanavugana nawe. Ubwo rero begereye ikigo bariga, ariko abandi batiga urebye nta biraro tugira, bafite amatopita batuza uwo mutekano. Uwo mutekano muke n'uwa kenshi uturukaho. Aba babyeyi basaba ubuyobozi kubafasha gukemura iki kibazo, by'umwihariko bagasaba bano bana gusubira mu ishuri ndetse bagahabwa uburere bunoze bubafasha kugira imyitwarire myiza. Aba babyeyi basaba ko ubuyobozi bubafasha gukemura iki kibazo, by'umwihariko bagasaba ko aba bana bavuye mu ishuri imburagihe basubizwa mu ishuri ndetse bagahabwa uburere bunoze bubafasha kugira imyitwarire myiza. Igikorwa natanga rero ni iki: bagomba kujya mu ishuri bakabyereka bikamenyeshwa diregiteri nawe yarabananiye, ariko mwebwe mushyize hamwe hakaza abayobozi bakomeye batwunganira, rwose abana batera imbere. N'uwajyaga kujya mu kabari yenda ko yakoreye yanavuga ati ibyo ndi gukora reka ndebe yenda ko nafata na kiriya kiro cy'ubunyobwa ngishyire ku muhanda. Rero mwakora ubuvugizi n'abo bana
wenda icyo natekereza nk'anyu haba hari amarerero y'abana bato y'imyaka 2-3 kuko abana ntimwabakura mu mudugudu barimo kuko abana bashobora ariko bagashaka nk'inzu yabo bakabatoza umuco bakabashyira mu ishuri ryabo bagashaka kuga babaha bakabagira nk'abana babo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamata Bwana Rwabuhihija Christophe yavuze ko iki kibazo cy'aba bana batumvira ababyeyi n'imyitwarire mibi bafite gishobora gukemukira mu miryango bavukamo binyuze mu bufatanye bw'inzego zitandukanye n'ababyeyi ubwabo. Abantu banesha n'ababyeyi barangara usanga ari ababyeyi ubona bafite ibibazo hagati yabo, abenshi n'ababyeyi usanga bafitanye amakimbirane abana bari ababyeyi babo usanga bafitanye amakimbirane yabo hagati yabo usanga ntibakurikirana abana nukomeza tubakurikirana abo babyeyi bagafata inshingano. Aba babyeyi batangaje ko nimba nta gikozwe hakiri kare bizagorana kubagarura bakuze kuko usanga bamwe muri bo baratangiye kwitwara nabi bagendana inzembe, amatopito n'ibindi bikoresho byateza umutekano muke. Ibi nibyo bituma basaba ubuyobozi kubafasha muri uru rugamba kuko nubwo batabahana usanga bano bana babasuzugura. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu karere ka Bugesera.